isi yose. Yego. Nta hantu hatazaba inkingo kandi ntabwo bizatinda. Ntabwo bizatinda. Abantu bitegure kwikingiza. Kwikingira. Ukuze twakingirwaga covid. Yego. Izindi nkingo ziraje. Cyashya. Yego. Cyashya ziraje. N'ibihugu byita ko bikomeye nabyo bizakingirwa. Amen. Buri Imana yakumenyesheje igihe byaba byiza. Umenya aho uko ugenda. Umenya uko ugenda kandi buriya ngo utazi, sinzi umugani bajya baca ngo utazi kimwerukamo agira ate, sinzi ko nta mugani bawuca. Ariko yabamenyaga ikikwirukamo warwana nawe no kugira ngo ukirwanye. Hari ibintu biriho bitwirukamo. Yego. Ariko bitwirukamo nta kindi kubirwanya ni ugusenga. Abantu basenge kuko Satani n'abari biringiye hari abumva ko bafite ibibi. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi dushimiye Imana yuko twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Urakoze cyane. Uwabyumva yagira ngo ni bwa bwitonzi bwawe cyangwa se yagira ngo hari yenda ni ya message uzanye iremereye. Ndagira ngo uze gufasha abakunzi bacu kuko tugiye gukora ikiganiro ku bintu abantu benshi bibaza batari bafitiye igisubizo. Ni kubera icyo ufite intege nke cyane. Maze iminsi ndwaye, hari ababibonye, abo twabashije kuvugana, abo twabashije kwandikirana barabibonye ndi mu bitaro ndwaye. Ariko ndashima Imana ko yandengeye. Yego. Reka tugufashe gusenga Imana kugira ngo utubwire uko byatangiye nuko byagenze, kuko ngiye ku cyanjye gite nari nzi kutazongera guhumeka. Biranga amaraso arakomeza aba menshi. dukomeza amaraso akomeza kuba menshi. Amaraso akomeza kuba menshi, ariko barakomeza baragerageza kubera ko urumva yari yashyushye. Batoboye basori barageze bashaka no gutobora, niko bimeze. Bashaka umutsi barawubona. Ariko bikomeza ko amaraso akomeza kuba menshi. Bari bambaza aho mfatiye urutege, ngara y'ubwenge barambaza ikibazo ufite ni ikihe gituma uriho ugira stroke ingana gutya. Ndabwira nanjye ntabwo mbizi kuko ntabwo nari nzi byari byo. Sinanze impamvu yabyo. Ni ubuhamya bukomeye cyane kuko Imana yarandinze. Hari n'amakuru, buriya hari ibintu bitubaho kugira ngo twige. Yego. Hari n'amakuru Imana yampaye. Hari amakuru Imana yampaye. Kandi ntabwo ari jyenyine. Iyi ndwara irahari iraje. Gusa nagombaga kuba urugero rwo gufatwa gutyo bitunguranye. Abantu rero basenge. Abantu basenge kuko birakomeye, biragoye. Biragoye, abantu basenge. Yego. Menshi yuko abantu bagomba gusengera ubwo burwayi. Yego.
yuko abantu bagomba gusengera ubwo burwayi, kandi ikindi buraje ni ku bantu bose. Buragiye tubona abantu bagenda tukibwira ko abantu ari bazima, abantu bafite uburwayi bwinshi, kuko narabihishuye, narabibonye, Imana arabinyeretse. Abantu ikintu bita stroke, ikintu bita izi ndwara 90% nta muntu utayirwaye. Yego. 90% nta muntu utayirwaye, kuko ibibazo birahari, kandi ni indwara izanwa n'ibibazo bya hato na hato. Yego. Abantu rero bakomeze basenge, abantu bakomeze babe maso, ntabwo byoroshye. Yego. Abantu bakomeze basenge, ntabwo byoroshye. Yego. Babe maso. Hanyuma rero mbere gatoya yuko wikangura, muri uko gusinzira kwawe washyizweyo utazi aho uri, nabonye byinshi. hari ikintu Imana yaba yarakubwiye, cyangwa se hari amakuru? Kuko twagiye tubona abantu benshi bavuga bati ngewe narapfuye ndazuka, nageze aho ndarwara ndaremba, Imana iransanga iranganiriza. Wowe ko nzi ko nawe utajya ugendera gutyo gusa, nta makuru wahawe? Aho narindi icyo gihe sinari napfuye. Yego. Wari washyizweyo gusa? Nari nashyizweyo. Babyita gusinzira k'ubwonko. Ariko ibyo nabonye ni byinshi. Hari n'ibyo ntagomba kuvuga. Yego. Ntabwo ibintu byose bivugirwa kuri kamera cyangwa binavugirwa mu ruhame. Uko ni ukuri, ni byinshi. Ni byinshi nabonye, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu mu burwayi bwanjye, ntabwo uburwayi nari ndwaye bwari bwo kunyica, ntabwo gupfa byo byari birimo. Oya, ntabwo byari birimo. Narababajwe by'umubiri, njya kure, ariko ijwi rirambwira ngo komera, humura, ndi kumwe nawe. Ntabwo nari ndwaye byo gupfa, ntabwo nari ndwaye binzahaza ngo ngende mbe mu nzu. Oya, ahubwo ni ikimenyetso cyo kugira ngo abantu mbabwize ukuri, mbereke yuko ibyo mvuga ari ukuri kandi biriho. Pasika nabonye byinshi. Yego. Muri kiriya gihe nabonaga ntahari, ntazi n'iyo ndi, ariko nahari aho narindi nabonye byinshi cyane. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gusenga. Nari byinshi nabonye, hari n'ibyo ntagomba kuvuga, ariko icyo ngomba kubwira abantu, nkunda kubwira abantu bari mu mwuka. Yego. Ubundi byanjye mba nshaka ko binumva n'abanyamwuka, naho uwo byumva gutya akabyumva nk'ikiganiro turiho tugirana, uwo ntabwo ashobora no kubimenya. Nta nubwo yamenya se ubuhanuzi ni iki, nta nubwo yamenya se umuhanuzi ahanura ati. Guhanura ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ukuvuga gusa, hari ibyo uvuga, hari n'ibyo utagomba kuvuga. Ntabwo rero guhanura ari ukuvanga Imana irambwenge kugiriye neza. Guhanura ubwo abanyamwuka babyumve. Nta guhanura ntabwo ari ukuvuga ngo Imana imbwiye uko nguko ngo igiye kukugirira neza. Ineza Imana ikugirira se wowe icyo wayigiriye ni ikihe? Ni ikihe? Message mfite ni uko abantu bagomba kugira gute, ni uko abantu bagomba kugarukira aho bageze. Abantu tugomba kugarukira aho tugeze. Imana irimo iraturega urwango rwo mu mutima, kandi urwango rurahari. Imana irarega ibihugu urwango. Ibihugu, nimvuga ibihugu, bumva ibihugu byinshi. Yego, turakumva. Ni byinshi. Ntabwo ngo hari ibyo ndi buvuge, hari n'ibyo ntari buvuge. Hari ibyo ngomba kuvuga, hari n'ibyo ntagomba kuvuga, bitewe ntabwo umwuka nabinyemerera kubivuga, nabyo nzagira igihe cyabyo mbivuge. Ariko ujye ku rwanjye ruhande, ibyo nahawe kuvuga nibyo ngiye kuvuga ubu ngubu, nibyo turiho tuganiraho. Ntabwo ndi bwibande ku buhamya bwanjye cyane bw'uburwayi n'iki, ahubwo ndabaha na message y'icyatumye ubwo burwayi buza, kugira ngo nereke abantu ko ari ukuri kandi bigomba kugira gute kubaho.
ntago wabwira ngo abantu bagiye kurwara ngo batarabanza kurwara ngo ubabere intangarugero. Si ikimenyetso. Ariko ibyo ngira ngo mbwira abantu abadukurikira abakunzi bacu abashaka gusenga, nkunda kuvanga abantu dusenge akabate tumaze imyaka 20 dusenga, tumaze imyaka 70 dusenga. Ubwo ndavuga ku bantu bakuze. Ati twarasenze twararushye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gusenga ni iki ngiki. Abantu dusengere mu mwuka, dusenge dusobanuza Imana. Ese ko twasenze n'ubu tukaba tugisenga, uzatwiyereka ryari? Ndumva icyo ari cyo kintu abantu bagiye kugira gute, bakwiye gutinda kandi bakagishingiraho. Pasika Imana yanyeretse ibintu byinshi, ni byinshi cyane. Niyo mpamvu nkunda kuvanga ibyo mvuga, mba nshaka ko byumvwa n'abanyamwuka bagasobanurira abandi. Nanjye nabasobanurira, ariko cyane cyane abanyamwuka, abantu bariho basenga cyane, amatorero n'amadini. Yego. Abantu badukurikira ari abari mu Rwanda ari abari hanze. Ndagira ngo mbabwire ngo abo ndiho mbwiriza cyangwa abandi bo iyi message ni abantu babyumva cyane mu buryo bw'umwuka. Imana rero iraturega urwango, abantu dufite uturwango. Nimvuga urwango abantu, nimwumva mvuze abantu ntitwumve ngo ni Abanyarwanda gusa. Abantu kiremwa muntu cyose dufite urwango. N'ibihugu bishyamiranye byangana bifite urwango. Ariko icyo haba umugore haba umugabo haba iki, abantu dufite urwango. Imana iriho iraturega urwango. Abantu ndagira ngo dusaba Imana imbabazi ko dufite urwango. Umuntu ashoboye kumva uvuga ngo abantu bafite urwango, yarangiza akavuga ati ese ngewe ko nkunda uwo twashakanye, ngakunda uwo nabyaye, urundi rukundo bashaka nkunda abandi n'urwiki? Ntago rukundo ari ugukunda umugore cyangwa gukunda umwana cyangwa gukunda umugabo. Afite uwo mutima, ariko akeneye kumenya uko urukundo rukora. Urukundo ni impuhwe, ni ukubana n'abantu bose amahoro. Kuko ntago uzankunda, ntago uzakunda Imana utabanje gukunda jyewe ureba. Yego. Icyo ngira ngo nsobanurira abantu rero nshaka kuvuga cyane. Nabonye byinshi mu burwayi bwanjye aho nari ndyamye. Ntago byari ngombwa ngo aho ndi bukangukire mbwira abantu ngo mbonye ibi. Ariko ndumva nabwo nkiri hano, izo mbaraga nkeya nari mfite, ndumva nabwiye uwo mukobwa, namubwira nti mpamagara Pascal mubwira mu gitondo aze mfite message. Numvaga mu gitondo nuza kare ndi buguhe message, kuko numvaga uko biri kose biri bugende neza. Ariko ntibyakunze. Byarangiye Imana igira ngo ngere kwa muganga, igira ibindi bintu inyereka. Ubundi Imana igishaka ngo dutange ubuhamya bufite gihamya. Yego. Hari ibindi byinshi rero yanyeretse. Ariko icyo nabwira abantu, icyo nabwira abakunzi bacu badukurikiye, icyo nabwira umuntu wese uhumeka uzi ko arimwe n'Imana, haba wishingikirije ku Mana, haba n'utishingikirije ku Mana. Kuko hari abantu nabo bakorana n'abadayimoni barahari. Abo ndagira ngo mbabwire ngo agahuru kabo karahiye. Agahuru kabo karahiye. Impamvu nkubwira ko agahuru kabo gahiye, aho narindi nabonaga, urabona izi nzu zose ziri i Kigali. Yego. Zifate uzigereranye nka biriya bintu tujya tubona. Sinze kuntu nabivuga. Uhagaze hano kareba iriya hose, kareba za Kicukiro, kareba Remera, kareba Rebero hose, ukareba mu mujyi. Yego. Nabonye abantu benshi ariko nababwiye ngo ndababwira mu buryo bw'umwuka. Mbona abantu bameze nk'aya mazu, mbona ni benshi. Uko izi nzu zimeze mbona abantu ni benshi, ariko nareba nkabona nta maso bafite. Nareba nkabona nta mubiri wa muntu bafite. Ubwo icyo nshaka kuvuga abanyamwuka baracyumva. Yesu we. Ukabona ni ibintu by'amarobo bitagira amaso, ari ibinogo.
amenyo mbese nta mubiri, ubwo abenshi barabyumva, niyo mpamvu rero ndagira ngo mbabwire ngo iyerekwa nagize abantu dusenge, abantu tugira impuhwe, abantu twitandukanye na Satani, abantu twitandukanye n'ikiba cyose. Njya numva ngo hari n'abajya kuzimu gushakayo ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo ari byo Satani n'ibihenda abana. Ibyo ni ibihenda abana. Abantu nibabe maso bakanguke, kuko nyuma y'ibi ngibi hari ibintu Imana igiye gukora. Hari ibintu Imana igiye gukora. Niyo mpamvu navuze ngo abasenga nibasenge, n'abatarihana bihane, n'abumva ko bakiri muri ibyo ngibyo ibyo hirya no hino byo kumva ko bagomba kujya ikuzimu, bakajya hehe, bakajyayo bakiringira imyuka mibi. Ndagira ngo mbabwire ngo baveyo. Kuko bose nabonye Satani bica, irabica. Mbabona nyine nta maso bagira, amaso ari ibinogo, mbabona nta mubiri. Ndabwira abanyamwuka, ndimo ndababwira, kuko ibyo ngibyo byo si kera, ntabwo ari kera, kandi biri ku isi hose, biri ku isi hose. Kandi ikindi cyongera ngo mbabwire nuko sinzi ukuntu nabivuga, ariko ikiremwa muntu wese cyose aho kiri kirugarijwe kuri iyi si cyane, kirugarijwe cyane. Kuba mbivuga gutya murumva byoroshye, ariko ndimo ndasaba Imana ngo yaba yabangerezagaho yangejeje mukareba ibyo nabonye. Nta n'umwe utaca bugufi ngo akambakambe asaba Imana imbabazi. Ni birebire, mbabwire ngo ni birebire. Mana, nabonye benshi, mbona abaganga benshi, mbona bakingira icyorezo, mbona inkingo nshyashya z'icyorezo kigiye kuza ziraje. Isi yose, yego, nta hantu hatazaba inkingo, kandi ntabwo bizatinda. Ntabwo bizatinda. Abantu bitegure kwikingiza, kwikingira. Ukuze twakingirwaga COVID, yego, izindi nkingo ziraje nshyashya, yego, nshyashya ziraje. N'ibihugu byita ko bikomeye nabyo bizakingirwa. Ibintu nabonye maze iminsi nishima, ndi mu biganiro, ntanga ibiganiro nishimba, nseka, nezerewe. Ibyo nabonye byarongeye bingarura kuri wa mugani cyangwa kuri cya kinyarwanda abantu tujya tuvuga, abanyarwanda tuvuga tukavuga ngo ushobora kwishima ejo, uyu munsi ukaba wishimye ariko ejo ukababara. Hariya no mu mubwiriza birimo, nasanze ari byo. Igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, igihe cyo kurira, igihe cyo guseka, igihe cyo kubiba, igihe cy'isarura. Hari abantu rero bishimye, hari abantu bari mu busambanyi hirya no hino, bari mu marogi, bari mu maki, kandi umubare munini uhari Imana yanyeretse n'uwo busambanyi, n'uwo busambanyi. Uwo urahari rwose, uwo urahari. Ariko icyo ngira ngo mbwira abo bantu, yaba umugore uri muri shambura aka kanya, uri mu marogi aka kanya, yaba umugabo uri mu marogi aka kanya, ndagira ngo nkubwire ngo akaga karakugwiriye. Yesu tabara. Ariko Pascal, reka nkubwire, hari abantu bajya batanga ubuhamya ukuntu basambanye, ukuntu
bakageraho bakabireka. Uzi ko biriya bintu ari byo? Nabanje kujya ngira ngo barabeshye. biriya bintu nibyo. Biriya bintu nibyo. Biriya bintu nibyo. Njya kumva nkumva ngo abagabo hari igihe bagira cyo kurota. Ndumva umuntu uzi Ikinyarwanda arabyumva. Ntabwo ari bibi kubivuga gutyo, ntabwo ari bibi, nta n'isoni biteye. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu, waba warasambanye cyane, waba warasambanye gakeya, waba ubitekereza, hari igihe kigiye kugera n'umubiri wawe ntukore. Pararize zigiye kuza ku bantu batasinze, ku bantu batumvise, ku bantu batekereza bakumva umubiri ubajyanye kure. Ndagira ngo mbabwire ko akaga kaje. Akaga karaje. Hari indirimbo ntibuka paje ivuga ngo murinzi wemenyesha igihe iwacu se n'imubero ati ijoro rijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire nguba nsinze. Ubwo nayo ni message. Ubwo nayo ni message abantu bayizi bajya batwandikira muri commentaire cyangwa banayituririmbira. Wanayituririmbira ugafata kuri voice ukatwohereza ka voice tukayumva, ariko nayo ni message. Ni message. Ndagira ngo mbwire ko ari message ngo murinzi wemenyesha igihe. Ndagira ngo mbabwire ngo muri aka kanya turimo, Yesu shimwe, aka kanya turimo, ndagira ngo mbabwire ngo muvuge muti se murinzi we tumenyesha igihe. Tumenyesha igihe. Yego. Amen. Buri Imana yakumenyesheje igihe byaba byiza. Umenya aho uko ugenda. Umenya uko ugenda. Kandi buriya ngo utazi, sinzi umugani bajya baca ngo utazi kimwerukamo agira ate, sinzi ko nta mugani bawuca. Ariko yabamenyaga ikikwirukamo, warwana nawe no kugira ngo ukirwanye. Hari ibintu biriho bitwirukamo. Yego. Ariko bitwirukamo nta kindi kubirwanya ni ugusenga. Abantu basenge. Abantu basenge kuko n'abari biringiye, hari abumva ko bafite ibibi birahari. Mumaze iminsi nganira n'umuntu, hari umuntu twaganira arambwira ati aterega mu gati ibintu uvuga nibyo, ati ibintu by'amadayimoni birahari, ati nge nturanye n'umuntu ufite injango nyinshi nk'eshatu cyangwa enye. Ati ariko injango iraza kaza ku muryango, ati yaza ku muryango ati rimwe turabapangaye twigeza kumwe gatuti injango zazira tuzengereje. Yego. Ati aravuga ati muzaze kubiti cyangwa muzice. Ariko ngo mupangaye umwe yafashe inkoni gutya agiye kuyikubita ngo irasimbuka imufata nk'umuntu, nk'uko umuntu yasimbuka akagufata. Imyuka mibi irahari, iranakora kandi n'abakora nayo barahari. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kuba maso, dukwiye kuba maso tugasenga. Nkunda kubabwira ngo dusenge, abantu tukumva ko ari ibisanzwe. Hari ibintu bidasanzwe, hari ibintu bidasanzwe, kandi mudasenga muzabibona. Kandi ntabwo ari kera, kandi si byiza, ni ibibi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wirengera umwana w'umuntu agira ate, avumwe. Ushobora kuba wiringiye Pascal, ushobora kuba wiringiye jyewe, ushobora kuba wiringiye undi, ushobora kuba wiringiye umupfumu, ushobora kuba wiringiye umurozi, ushobora ugira ngo umurozi aroga n'umwe. Hari n'abajya kubushaka. Hari n'abajya kubushaka bakavuga ati reka tujye kwa Pascal amuburozi, nanjye nkora uwo mwuga. Icyo ngira ngo mbabwire rero, murinzi nakumenyesha igihe. Ngo murinzi wemenyesha igihe. Ndagira ngo abantu babe maso.
nta kindi nababwira, ariko abantu babe maso. Reka tugaruke wenda gatoya ku burwayi. Ngibi byo nabonye mu burwayi bwanjye. Ntabwo nkwifurije kurwara, nta n'undi mbyifurije, ariko Imana yaberekaga nk'ibyo yanyeretse kuri kiriya gihe, kuri wa munsi, kuri ririya joro ryo ku wa gatandatu. Ntabwo byoroshye, biteye ubwoba. umuntu wagiye gucisha, ukajya gucisha ugacishiriza umuryango ngo ushire, usigarane ibyabo. Umuntu wagiye ikuzimu, bajyayo kuko harahari, bajyayo kuko harahari. Hari ababyumva bakadutera amabuye, niba uzasanga bandika muri komanteri bavuga ibibi, nibo baca abantu intege bakabereka ko Imana idahari. Reka nkomoze kuri kiriya kintu nababwiye mbere ntangira, nababwiye ngo ushobora kuba ufite imyaka 70 warasenze, iyo myaka ukaba uyimaze. Banza umenye nyine impamvu uyimaze kandi warasenze. Icyo ni ikimenye ko uba uhari byonyine, si uko n'abagiye nabo batasenze, si uko n'abo jenoside yadutwaye batasenze. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ko gusenga nta gihombo kirimo. Kabone ube umaze imyaka 100 warasenze, muri iyo myaka 100 n'ubu ukaba ugisenga, ukaba ukibasha kuzamura isengesho ugasenga. Gusenga nta gihombo kirimo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo dutegereze twizeye, kucyumva ko ibintu bitashoboka. Uri kwa muganga urarwaye, umaze igihe urwariye mu rugo, uri mu gitanda, uraryamye imyaka 2, uryamye imyaka 3, kuki wagize kwizera ukumva ko ugomba gukira? Abantu babe maso. Icyo ngira ngo mbwira abantu no kugira ngo abantu basenge, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Yesu tugire neza cyane. Amen. Imana ishimwe kuba nkiriho, kuba nyihumeka umwuka w'abazima. Ndanayishimira ko bwakeye amahoro, nkongera nkanayishimira aho ngejeje aya masaha. Ni byinshi rero naboneye mu burwayi, ni byinshi nabonye. Impamvu nabonye byinshi Pasika, ni byinshi ntabwo muri iki kiganiro nabivuga ngo mbirangize. Ni byinshi, ni birebire, ariko nanone twe tugenda twikorera nyine ikiganiro gitoya umuntu ashobora kumva akakirangiza. Ndagira ngo menyesha abakunzi bawe, abakunzi b'Imana irahari, ko wagiye mu bitaro koko ukanishyura, ariko byari bigoranye, ariko narishyuye. Kwishyura mu mafaranga y'idene. Nyemerera uzamure igipapuro, kiriya gipapuro cyo hasi. Ni bibiri. Iki cyari kimiti. Yego. Ikimiti bari banyandikiye. Yego. Imiti yahagaze 8,000. 8. Yego. Ntago ari 80, ni 8,000 imiti gusa. Imiti gusa. Yego. Iki rero, iki cyo ni amafaranga. Uko urakerekana neza antuze serumu banteye ko bayibariraga, igitanda ko bakibariraga, byose biriho. Yego. Byahuye n'amafaranga 74,600. Yego. Ni cyo ngicyo nagira ngo mbereke, ariko abatuzi bazi neza ko turi abantu dukoresha ukuri. Ndifuza ko umuntu ufite umutima, kandi ndabizi neza ko abantu bakunze kutwigaragariza mu bibazo byinshi twagiye, umukozi w'Imana yagiye ahura nabyo, bagiye bamufasha. N'ubushize ubwo yarwaye, hari abantu bakoze uko bashoboye baramufasha, nabwo arakira. Uyu munsi naho rero kugira ngo ave mu bitaro, birumvikana ntabwo ava mu bitaro utishyuye. Habaho kwishyura, ariko habaho umwenda. Ndagira ngo hari n'abambwiye ati se ubwo utishyuye bigenda bite? Baragufunga nimba batabizi. Bajyaho bita muri hangayika. Bagufungiraye.
mu bitaro hari ahantu nigeze mbona abantu BTN yagiye gukora inkuru y'abantu bafungiye mu bitaro bya Musanze, narabibonye. Ubwo rero umukozi w'Imana, aba bakunzi be, abantu yasengeye ni benshi, nyamuneka niba hari ukuntu umeze, wabona 1,000, wabona 2, nimero y'umukozi w'Imana Eric Mugabe ni 0782 96 97 41. Iyo niyo nimero ibaruyeho ku mazina ya Eric Mugabe umuhanuzi. Nubwo cyaba 1,000, burya 1,000 iyo kibonetse ahita hasigara 75. Byari 76 na 4,600. ahita hasigara 73. Ubwo rero urumva ubushobozi bwawe aho bwaba buri hose, kora mu mufuka, ufashe umukozi w'Imana kugira ngo atazagibwaho n'umugayo. Uwiteka azakugirira neza. Nta kandi kazagira rero, akazi kiwe nako gusenga, nako gusengera abantu, nako gukora umurimo w'Imana. Turifuza ko rero mu bushobozi Imana yabahaye mwagira icyo mukora ku mukozi w'Imana, ndetse ahubwo ushobora no kubyumva gutyo, Imana ikagukora ku mutima, ukaboza imibereho y'inaha, imibereho y'ubu buzima. Wanamushakira na business agashyiramo umukozi agakora, ubutaha ntajye yirirwa abura uko. Ahubwo reka nyakire n'undi Imana yarayimbiye, yakire mu izina rya Yesu, yakire mu izina rya Yesu. N'undi Imana yambwiye ko agomba kunshakira byibuze ikintu kigomba kunyinjiriza. Yego. Nawe ugakora umurimo w'Imana, ubona umwenda utarushye, ubona icyo kurya bitagoranye, urwara ukabona icyo kwivuza bitagoranye. Urabona warembye saa 7 z'ijoro, bahamagara saa 7 z'ijoro, bahamagara abandi saa 7 z'ijoro. Turifuza ko umukozi w'Imana tugomba kumukoreraho umugisha, nanjye ndimo, nawe akajya abona uburyo akemura utubazo utu cyangwa turiya, cyane ko urabona ko ari kugenda nakura. Bura mu minsi iri imbere hazabaho no gushinga urugo. Oya, byo ntabwo biri kera. Ntabwo biri kera. Ngomba kurushinga vuba cyane, ahubwo abadufasha bakomeza no kudufasha nyine banadutwerera. Ntabwo igihe kirangira, ariko ntabwo bizitinda, biri hafi. Biri hafi. Yego mukozi w'Imana, reka nohe kukugora. Ikindi anganaho ngati indi message nanibagiwe. Niyo ko Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo baravanga ubukene n'ishyari. Ubukene n'ishyari abantu turimo turabivanga. Kuba ukennye, kuba ntacyo ufite, nshobora kuvuga gutyo umuntu akaba ati ntabwo ubukene bubaho. Ubukene burahari. Ntabwo uzafata ubukene ufite ngo ubuvange n'ishyari, kubera ko Pascal yabonye 2, abonye 5, abana bariwe mu rugo, ngo ubivange n'ishyari, ugira ishyari ry'uko ari wakabaye ubifite. Ntabwo rero Imana izaguha umugisha. Abantu batandukanye ishyari n'ubukene. Uri umukene, senga Imana ikugirire neza, reka ishyari. Nibura rero ishyari ni ribi. Yesu abaho umugisha rero. Yego, urakoze cyane. Reka tugusabe kugira ngo udufashe gusabira umugisha abantu bakozweho, bagiye gukanda akanyenyeri, bagiye kunyeganyeza World Limited, ndetse bakanyeganyeza na Western Union, ndetse bakanyeganyeza Mobile Money. Ubwo ndavuga ko bari mu Rwanda rwose, ndabizi neza ko bagomba kubikora. Buriya ngo kudashima ni bibi. Mbere ya byose nshimiye Imana, hari abantu Imana yakoze ku mutima. Ntabwo ari ngombwa kubavuga, ariko hari abantu bansuye, hari abanzaniye imbuto, aho akuye 2 byo kugura imbuto, akuye 1,000. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igukubiranye inshuro numva ntabasha kubara. Nawe wagize umutima wo kuza ukansura, Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Urubyaro rwawe zaruha umugisha, kuva ku buzukuru kugeza ku buvivi. Imana izakumpera umugisha. Uwo ni wo mugisha ndiho nsabira abariho badufasha, abariho batugirira neza. Yesu abaha umugisha, kandi nzi ko wansabiye umugisha arawubona. Ni ukuri pe,
hari umumama tujya tuganira akambwira ati ngewe naguhaye iki ku mugoroba waho mpita mbona ikikubye icyo naguhaye inshuro enye. Ntabwo Imana iguha umugisha. Yesu arabagiriye neza, ndabakunda kandi ni ukuri icyo nshaka ni uko tugomba gusenga. Icyo nsaba ni uko tugomba kubohoza imigisha yacu. Hari abantu Satani yanyagiye imigisha, hari abantu Satani yagomeye imigisha, ariko icyo ngira ngo mbabwire ni ukugira ngo dusenge tubohoza kugira ngo Uwiteka tugirire neza. Yesu abaho umugisha. Rero reka mbasengere mu izina rya Yesu. Amen. Imana nziza, Imana yacu dukunda, Imana yo kwizerwa, Imana ishoboye byose, n'aka kanya wategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'uri hariya wese utakwemera agahinduka akakwemera. Ndasendera mpagaze mu kwizera ngo uhindura ibyanze guhinduka, ugira imitima benshi uhindura, kandi ikiruta byose Kristo, iki kiganiro dukoze Mwami, hari uwo cyaba gikoze ku mutima akavuga ati ndihannye, ndahindukiye, menye ko Imana irema ishoboye byose. Ngaho turakwinginza ngo bose ubahe imbaraga zo kubagira neza kugira ngo bagarukiraho bari bageze, kandi ikiruta byose Kristo, mu burwayi bwacu hari abatubaye hafi, abo mbasabiye umugisha, n'abatarabimenye nabo mbasabiye umugisha, n'ababimenye ariko ntibagire icyo bakora bose mbasabiye umugisha, kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe rubomeho, kandi ikiruta byose Kristo ukomeze kubashyigikira ubaha ibyo bifuza byose. Ariko mboneho gusengera abarwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, bose ndabasengeye kugira ngo urukundo rwawe n'umunezero utanga bibagereho. Tujye neza tukugiraho umugisha, turasenze kandi turizeye ko biduhaye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.